natangiye sinema kera icyo gihe nari nyiri umwana no turakavuga abandi bantu namenye ejo bundi baje 2019 aribwo bande jutanga n'urugero nibande bamamenya bakiramani abo bose bazamuka kuki bahise bagusumba kuki nyine wowe uri muri iyi industry kubera iki wowe utari gupushinga ngo uzamuke ikibazo cyihorere wakibajije nabi reka buretse ahubwo wowe vuga ngo suri kubahamagara shitani wowe iki wa directinze filimi zingahe Hey, Lady Comedy Kim Hassan, the vibe Muredi Kim Hassan Kamuwero Comedy Gang is that this is the Rise Up Media TV. Okay, I'm gonna show how UK rap is most greatest in the world. Yes, yes, sibyo. Nameza yihore nta kibazo. Oya bana ni utabasuza bana. Oya nta kibazo twebwe nubwo wadusuza ukamureka. Ntacyo bitwaye. Sakutama akapesa. Nese kabahe bagashira he. Kujya kugashira. Akabizo bagatangira mu bitugu. Bagashira ugashira. Bitamase ugashire ku munwa. Kumunwa. Ugashire ku munwa shaka. Cyane ndakwemeye. Uranyemeye. Noneho imira iba muri mama. Si 11 12 iyo we turi kuzira iki oya mwebwe muri kuzira ubukene bajya nababihore urembo umva nawo gunda reka mubwire nimba utagiye akajagari nano baciriritse ariko ngewe urasuhuza nk'uyu w'igikara mukamere mfasha nsuhuze amafaranga ariko ngewe mfasha mbuziranga tuzayavanga none nyinyikize hera nuze kuyagaruza umbabare nuze kuyagaruza ntago nsuhuze ngenda kuzuza bitewe no ibaze ngira nimero uratinyitse akongwa nimero we ngira nimero nakwanditse kuri WhatsApp telefone nuko agitanga nimero nayo maze nakunda bagabo okay. Hello my people, this is Kim Hassan, your boy. I'm gonna show Mr. Chamamare and harije bawe witwa Sasimbizi pe. Okay, hano mbafitiye abatumirwa rero nkuko mubizi iyi ni Ramu TV tugiye kuvuga ku myidagaduro ndetse na entertainment muri rusange. Hano nkuko muri kureba kuri kamera dufite abatumirwa babiri hari Jiboy ariko nizwe n'ababyeyi kugira ngo tujye dusigasira tunahereza n'icyubahiro abantu baba barafashe uwo mwanya Munyaneza Gilbert bajemo Jiboy Munyaneza Gilbert byiza cyane noneho aba bagabo muri kubona iruhande rwanjye aba bose basa n'abafite ibibuga by'indege ahubwo sinzi izo ndege nimba ari za gisirikare ariko uyu mugabo abantu bakurusha sinzi nimba ari za gisirikare abantu basobanutse abanyabwenge uyu mucama bamwita ngode Chamamare ni Chamamare cy'Imana uzatinya uruhara ruza ruhereye hano bari abantu bafite abarurwo bukene abantu bafite ubwenge cyane uzikorera mu bitugu uzabatinya barusura bukene oya buri abantu bafite ubwenge cyane ubwenge urabufite se bwinshi cyane niyihe ndege wari wakora bari irahari iparitano kuri cya kibuga cyane hano hanze hano wanyimirambo cya kibuga cy'imirambo ahubwo aravuze bitanibuka ejo bundi ngo abantu binahinyamirambo ngo mwije ngo indege niyo yiyobwiye wari wakora turi amaso uzikariya muhambo n'umva adafite umusatsi avuye muri gereza doradukanuye ari muri babandi bari bashizeho ipingu mukano tuba turi tayari kuri za views tuba tuzishaka cyane ku ndege hariya na none se ubundi tunyuremo muri make
iriya ndege ya MTN yaje guparika inaha muri Nyamirambo rero iriya ndege kugira ngo muze kwiyongoza mupange muvuge twe tugiye kugigoma muvuge muti twebwe ewana twe tugiye kubikora abantu b'abastari dufite permis iyi ndege yaparitse N1 ubundi hano ni N1 aho bibera ubundi ugomba kwanza kubiryaho selfie n'ibyamamare kwanza ukayifata no kuri vora ukumva kwanza kiyabazi kanyura mu muhanda wa Nyamirambo none sindege nayigira buriya kwa tekiniki bifite indege nayigira vora kwa systeme buri bifite none igira vora zingahe ni imwe gusa oya kwa systeme none se inuzi imodoka igendera hasi n'indege yo hejuru byose bigahuza vora oya buriya rero urebye ko tutari abapilote b'umwuga twapfuye kuyivamiya urebe ko ifite vora ahubwo dusanga ahubwo iravura ifite ibitesi nyene kwa systeme nyene ariko byaraturane gutwayigeza ngo ifite iki okay mbo si icyo cyari cyatuzinduye gusa hari ikibazo nshaka kubabaza ugitsindira arahita ashyira nimero hariya mushyira 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda urakoze cyane kuyadiva na magambo abiri muri buze gusubiramo ako nimba uyu mwana akiri umunyeshuri yambaye nako ibiba oya ni uniform y'akazi kutuzana amashuri twayavuyemo muri 70 na kangahe ni ibibazo byo mu buzima busanzwe ni ukuvuga ngo hari tuvuge abahanzi muri entertainment cyangwa se abasizi muri rusange bagira isubira jambo injyana inogeye amatwi nitondere pimye mu bihangano byabo ndirimba za Riderman ndetse n'iki n'ibisigo noneho sasa icyo nshaka kuvuga uburyo bw'inoza mvugo mu mivugire y'ururimi shaka ko muri buze gusubiramo ijambo ngiye kubabwira irya mbere ni interplasmedia mutirikoro defineri tirikoro etanominazorine interplasmedia mutirikoro defineri dikororo etanominazorine none se reka nkubaze wowe uretse gato icyo utubajije babasha kucyandika aha ngaho aha nacyandika ariko haba hari urupapuro n'ikaramu ntabwo ari intermiri interplasmedia mutirikoro defineri dikororo etanominazorine ibyo ni ibisigo by'abantu ba kera okay reka tuvuge iryoroshye irindi noneho umenye nguri noneho sasa rero tugiye kureba ese ijambo rirerire ryabayeho ku isi mu rurimi rw'icyongereza ni irihe good morning ese yampaye nka rero hari washonje muzanira agapira mucoma kandi ikindi inshuti mudukurikiranye mumbabarire ubu ngubu aba bagabo babiri turi kumwe bari mu gisibo sibyo yampaye nka rero murabana do kandi witwa Hasani se watangiye wipresenta ko ari Hasani wenda uyu nguyu we biragaragaza bivuze ngo harimo abapirate n'abanoroje amazina ya Abubakari wow Abubakari byiza kabisa Assalamu alaikum wa alaikum salam ngeraho amatura barakatu arasurura oya ntago avuga ntago ibintu by'idini oya rata ibintu by'idini reka tube tubishyize nta kibazo ubu mukanyura bumutangiye no kubaza ngo yatoye shahadu mwebwe muri kunjijisha hari ikibazo cyanjye nshaka kubabaza cya kabiri icya mbere cyo mwanjye yongera kutugora kuri adushaje ntabwo ndabagora byari ibibazo bibiri gusa cyafite umusatsi wuzuye twebwe dufite ibibazo cyamamare we yambwiye ati rero hanga iby'akajugujugu bibye niyo mpamvu badukuyeho umushatsi noneho wowe ho sinabitindaho ushobora kuba uri muri abo ngabo bari bateye twatwuma hano ku maboko nyine mwagira bakabana yabundi ngewe reka nkubwire ngenda umuvuga butumwa cyane w'Imana hari ijambo nimugoroba ndimo ndegerana n'Imana yambwiye ndambwiye ati abantu nujya ujya ahantu hose ujya ubabwirira ijambo njyewe ninjoro ndimo ndasenga Imana hari ikintu yanyeretse irambwira ati umukozi w'Imana bwanyenda umukozi w'Imana nujya ugera ahantu ujya uvugira ijambo inshuti bavandimwe mudukurikiranye haba harimo abagore cyangwa abagabo Imana yampishuriye ko ejo bundi nta nubwo ari na kera umugabo ubyukira ku cyumweru ubyukira mu kabari akanywa icupa rya mbere rya kabiri rya gatatu umugore yigomwa akajya ku rusengero menya ko uwo mugore atakiri uwawe ko Imana yanyeretse ko izazi igatera abantu ku cyumweru bari mu rusengero muri church ikabajyana ubwo rero hari igihe uzava mu kabari wasinze wajwasuze ngo umugore ngo yagutekeye yagize gute
kumbi nyamugore yagiye mu ijuru byarangiye. Ubwo rero mwakire neza ijambo ry'Imana. Kabaye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Icyo nshaka gusobanura. Iryo jambo ry'Imana ntabwo turihakanye kandi nibyo kutwubaka no kudusana imitima n'ubwo itangiritse. Icyo nshaka kuvuga ni iki gikurikira. Wawe warangiritse. Ndi mushya. Imana yambwiye ngo ahubwo nutakomeza gusenga izaguhebera. Haleluya. Ndashaka kuvuga Haleluya ishatse gusobanura iki? Haleluya isobanura iki? Haleluya Imana ishimwe. Haleluya Imana ishimwe. Amen bibe bityo. Umvisha DJ tutacumura DJ. Oya DJ ari kuvuga gutyo. Kunjijisha ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Reka tuvuge wituzanira mu bya yampaye nk'Imana hose ntibavuga Imana. Ngo yikirize yakweho ngo kirazira ibishushanyo. Icyo shaka ndashaka kugira ngo ikibazo cyanjye cya kabiri mwere kunjisha tukivugeho. Niyo mpamvu twaye turi kugikwepa. Ntabwo nabagora gusa nyuma abari kudukurikirana Jibo yaze kubabwira ayo magambo babwiye hano yanditswe muri Bibiliya niba ari mu cyatanu umurongo waho wa 70 ingahe ntumbazi. Ariko ibyo reka tubyihurire. Imana yamishuriye. Iryo jambo rirerire ku isi mu cyongereza bamaze kutubwira ko ari good morning. Good morning niryo rinini niryo ryandikwa wowe nirihe rikava rikagenda rikagera nk'igarire yampaye ngo nigarire ya noneho bivuye kuri rikagenda rikagera igarire ya good morning nirihe ako ntabwo tubeshye good afternoon. Wow. Yes. Again ntiwumva? Yes. Wagerageje gusa ukuye minus ku 10. Thank you. Okay nta kibazo. Bivuze ngo iki? Ijambo rirerire ku isi ni ijambo risobanuye ni indwara y'ubuhumekero akenshi iterwa n'ibyuka bihumanya n'umutima n'umutima yampaye nka rero cyangwa nibihaha ariko reka ibyo tubyihurire akubutaha rero impamvu tutabigizemo ubushake yushiraho n'agahimbaza musiki bonus agahimbaza musiki cyangwa n'agahimbaza abahetsi abahetsi iryo jambo rero ririkurikira lemon ureter microscopic silicovolika riconiosis iki subiramo ntacyo ponya nimba ruko rw'umubiri ubahagana aho uketse naho uba mu biryoko saro mu ryoko komeza ikindi cyo gitaruke noneho twagiye gitaruke mbashyiriremo agasosi ninde wavumbuye ururimi rw'icyongereza oya n'umwongereza kamema agomba kuba ari mu mwene gihugu agomba kuba ari umwene gihugu yaruvumbuye ndashaka izina rye umuntu yaruvumbuye wavumbuye apana wowe bari kuvuga ururimi nimba ukunda kurya indimi z'inyamaswa ni icyongereza wavumbuye icyongereza wavumbuye ntabwo dushatse kuvuga ururimi rw'inka wavumbuye icyongereza ninde ni umwongereza wavumbuye ikinyarwanda cyatinze karabo Francisco wenda no umwongereza n'umwongereza Francisco ni umwongereza yes gusa dushingiye yuko yango dushingiye kuki yako gusa ndagira kugereranya hano n'umwongereza nubundi nawe yabaga mu Bwongereza yaranamazemo imyaka irenga ngo 67 akajyamo bari barakoronejwe ntari reka tuvuge gutya umugabo babita John Shakespeare mwamumuzi John Shakespeare ntabwo ari Shakespeare John Shakespeare turamwumva ni muntu ki ni umuntu amaraso wandika ibitabo yaranapfuye wowe yaranapfuye gusa ni wakeko ngo yaranapfuye noneho yarapfuye yagiye kera yagiye muri 70 nasubire ngo yitwa umugabo bita John Shakespeare ndashaka ko byibuze umbwira uwo ari we inkomoko ndetse oya nasubiremo subiramo John Shakespeare John Shakespeare yamuhaye inka rero kiri kwamamaza uri kuvuga John Shakespeare John Shakespeare yes Spare yamuhaye mukosore cyo jyambere wigaragaza nangosore ngo ni John inde John Shakespeare John yes yes good ibyo ni ibyo nibyo kandi twongera kubwira umunyeshuri wacu utongera gukora ikosa ntabwo ndi umunyeshuri iyi ni fomu ya ibibazo uri kuduha ibibazo kwiga akamenya
noneho Johnny Sespera nuko ngo amafaranga yanjye ndabona balance icyuzuye iracyuzuye yabaravaho make akweyuzuye yabananiye rwose aretse kubeshya reka shiremo agasosi uyu muntu ugiye ndamusabiye avuze John muhereze nka 5 muhereze 5 yavuzemo John ubu siwe ntabwo abishobora kuvuga John kubera ko uyu muntu duhuje kubera ko uyu nguyu abanyakigali ni danje bamuhayeho nimba yagerageje mupfungurire mu 5. Yes, again, this is gangs of what? Okay, I mean this is G-Toug's gangs. Let come the king side the Viber Mureri. Let come the king side the Mureri Kim Sani come welcome this is the Ramu TV. Thank you. What? This is what? Ramu TV. This is a Ramu TV. Raise Up Media TV. We are here for supporting and providing young talent through providing information. So okay, this is my bro. Magambo wavuze mu Kinyarwanda. Reka mvuge mu Kinyarwanda. Wavuze mu Kinyarwanda. Imyaka dufite. Serveri, ndana kantu mpungeze umugabo ndabona yashyushye. Reka mbakire mu twitahe. Tuza. Don't my friend, is a friend. Speaking English is good, yeah? No problem. Subiramo John rero bakubajije. John. Ongera umubaze cya kibazo. Utangiye kwivugisha amagambo. John says pair. Yeah, it's good. John says pair. Ndumva wagerageje ukuye 0.25 umva n'ibice 5. Thank you. Okay. Mbo icyo nshaka kuvuga rero mbo. Nkuko mubibona. Yeah. Mwebwe nyine nkuko muri kumbona. Baherutse kumbwira ngo ufite impano nigeze kumva ngo genge yanyu ngo G-Toug's genge ngo mufite indirimbo ngo ngiri kubice bigacika hano hanze. Izi ni inshuti rega za G-Tough ngiyi ni genge dore nayizanye mukanyinje kubazanira G-Tough mubakumi. Ariko ndashaka kugira ngo bambwire byibuze indirimbo imwe muzo yaririmbye yihe. Ebana nanjye gose nk'icyamamare ko nayo nzi. Yampaye nka rero wowe. Hako arayitubwira ko arahari. G-Tough ngo ngigenge ngo nta kintu ngo ugiye muri studio ngo urabitsimba ngo ukabihisha ngo aragize ngo kagenda ngo kabita ku mbuga ngo utabarabuye. Ndashaka ko bikira mu kiganiro bakira mu buryo bwanda mu byo bwishwi ryawe. Nibwo nshaka nje karokaje. Bakira abagabo bakuze afite urara. Bakira mu gakuye nabo. Ibyo bintu yerekano kandi. Okay. Cyangwa wagise so. Yari yaguteretaho. Oya. None se ubwo ni gutata afite iso. Ubwo igihe umazano ni guturiya mwana utamwibika. Munyakazi. Yagakureze. Ari kutubeshya ngo ibyacyo nibi. Mwana wanjye kora mu nganzo. Reka nkore mu mitana. DJ ariko DJ. Noneho ikindi ufite shari DJ uramufite ato nibakwakire ikomereze twikomereze gusa nyine uratwari tugize uyu nguyu yari yamumbaje ariko nta kibazo. Ubwo ndabakira se ngo muri bwa buryo bwa Ndahiro bakira mu ijwi ryawe kandi turi mu bakira mu inshireza mu nganzo si bihari bakiriye abagabo bafite imana biri hano basanze abagabo bafite ubu turi nk'agaciro k'igihugu. Ibi bibuga nk'uko bisanzwe ndi Eminako kuri Ramu TV. Ubwo nafashe brabas yanjye nkerekeza imihanda ngiye gushaka impano zitandukanye nakubitanye n'icyamamare nkubitana na G-Boy gusaba abagabo bantunguye ubwo najyaga guparika brabas yanjye ngo nkuremo kamera ntangire ndi coding nasanze bafite ibibuga ku mutwe mparitse hambere iranyerera aha kabiri sa nifata nkuko mubibona iyo yanyereye
nibwo abakanishi bari bari aho hafi aho bahise bambwira bati ayo mapine yawe ugomba kuyasimbuza kugira ngo ukomeze gushaka amakuru. uyu mugabo witwa G-Boy nibwo yahise amanuka ikibuga cye cyanyereye abarahurututse kubita mu ntebe za Rise Up Media TV ndetse n'uyu icyamamare nubwo yamamaye mu bintu bikojeje isoni gusa ashaka kuzatwara igikombe cy'umugayo. Tubahaye ikaze muri Rise Up Media TV i Kigali i Nyarugenge. Murakoze cyane gutwatiza ibintu n'amagambo. Urumu proso cyangwa urumu pantekote? Urumu proso cyangwa pantekote? Je suis Kim Hassan, that's my real name. Okay, nitwa Kim Hassan. Nitwa Kim Hassan niyo mazina yanjye. Hakim. Yes. None se wavuze mu Kinyarwanda. Okay, muri uri kwiruhiriza icyo ukarinda ubiri icyo. Wavuze mu Kinyarwanda. Ukinaye mu. C'est parfait igenda se. Aga parfait. Okay, nta kibazo. Reka mvuge mu rurimi twumva abantu badukurikira. Twagiye. Bandusuza abantu baba badukurikiye bari bwota amasoko. Yes, itangazamakuru rya Rwamu TV ngendi Emi ntako ndi muri studio ariko nsanzwe nkorera kuri tele mbahaye ikaze kuri Rwamu TV. Ibi ni ibyamamare ndetse n'ibi G-Boy gusa bafite impara niba ari imparanguzo ntabwo mbizi basa n'abambaye uruhu ariko rwakuweho ubwoya. Aya rukoze Yampaye inka rero. Cyo turakishurira. Cyo turakishurira. Twambaye uruhuru rw'abantu bakomeye. Icyo nshaka kuvuga rero hano kuri kwirinda ayo magambo yo gukomeretsanya tutaguhuriza hamwe tukaguye. Yampaye inka ndimo ndavuga ubuse mbeshye naho beshe ubusura ako ndakabeshye nk'abantu mutekereza oya asi turafunguye tugukirire n'imiyaga tekereza urumva turatekereza tugatekereza ibyiza by'igihugu. Yes none se ubu warenze kilometero uri gutekereza ntabwo kigeramo metero 500 urumva biragoye rogera kuduserereza rero tukagu userereza kameramana tubabarire ni bakubura yavuze ibyo ngo nibambura abanyarwanda mu nkurikirana mu nkunda nimara kabiri mutabonye amakuru yanjye meza aca kuri Rise Up Media TV muzarebe G-Boy ndetse na icyamamare icyamamare we yikuyemo abihakana imbere ya kamera muzagira icyo mumubaza gusa G-Boy we ewana aya ntabwo ndimo katwinjira mu gice cya kabiri.